ni uku nguku ibona umuriro igahita isapurayinga cyangwa se iderivaringa ya esanse yacu. Kuvuza akanyamakuru, sibyo? Akanyamakuru ahangaha rero turasanga akanyamakuru kitwa Total Valve Position Sensor gafata ya makuru shoferi yagize ute ari gukoresha mu kwagiserera inguni cyangwa se imfuruka shoferi ari gufunguraho iyitumwuka, uburyo bwo kongera umwuka na esanse byinjira muri moteri. Ubwo bivuze ngo igihe tutagisereye haba hari kugenda umwuka wo muri rarandi, sibyo? Gana action niba ushaka kwiga indimi Gana action ushaka kuba umusirimu Gana action. Mwongeye kwirirwa basore banjye, mumeze neza? Okay, turakomeje rero n'amasomo yacu amwe namwe atandukanye nkuko tugiye kurebera hamwe isomo ryitwa fuel supply system cyangwa se ngo rikitwa systeme d'alimentation mu garage, sibyo? Nk'abakanishi rero hano turi guhera kuri ya makomponenti agiye ayubatse, kubera kuko buriya system ni amakomponenti amwe namwe abagenda akorana kugira ngo ahurize ku gikorwa kimwe, sibyo? Nk'uko tuzi ko fuel supply system ibayeho nk'igaburo rya moteri, sibyo? Nka system ishinzwe kugaburira moteri. Simubizi ko moteri yacu irya ikananywa? Ngiryo iki? Irya karibira cyangwa se ikanywa umwuka. Ibyo ngibyo ni ibintu bigomba kuyinjiramo kugira ngo iduhe za mbaraga zacu, sibyo? Ikintu mugomba kuyimenyaho rero, fuel supply system ishinzwe kumenya cyangwa se gutwara no kugeza igicanwa ariyo karibira cyangwa se fuel kuri moteri ndetse n'umwuka. Iyo mvange yose yamara kugera muri moteri tukabona izo bita imbaraga z'umuvuduko, sibyo? Nkuko dusanzwe tuzi ko moteri ari igikoresho cyangwa se device ihindura imbaraga z'ibicanwa mu mbaraga z'ubushyuhe, bwa bushyuhe nabwo bukavamo iki? Umuvuduko. Rero turi kurebera hamwe fuel supply system, reka duhere ku bice byayo byubatse, sibyo? Iyi ngiyi duhereyeho ubundi ifitemo ubwoko bubiri, hari ya diesel cyangwa se systeme ya mazutu na systeme ya essence. Ubu ngubu rero turi ku ya essence, by'umwihariko ikoresha uburyo bwa injection, uburyo bwo gucira ikoresheje ama injector, sibyo? Cyangwa se amane. Wonderful. Dukomeje rero uburiya systeme yacu ibifite ahihera, niyo mpamvu turatangirira ku gice cyiza cyane kiba kinayibitse, icyo bita reservoir cyangwa se fuel tank. This one, sibyo? Fuel tank. Noneho tukiri muri fuel tank tugomba kugiramo akantu bita cozo filter cyangwa se agafilitire ka essence ariko ku mwanda munini, sibyo? Wa mwanda uri muri essence akangaka niko gahita kagira ute kawukuramo. Tukira aho ngaho tugahita tugira kandi gace kitwa fuel pump. Iyi ni pompe electrique mu kanya ndaza kubereka uburyo tuyitestinga, sibyo? Tukareba niba ari nzima. Ni pompe electrique bivuze ngo iyo ibonye amashanyarazi nibwo igira ute, nibwo ikora cyangwa se nibwo zamura essence. Tukagira noneho n'iyi siporo yayo. Iyi siporo yo ni ukugira ngo ifate bino bintu byose ibihagatire kugira ngo bitaza kwiceka muri essence bikidumburamo cyangwa se bikicaramo, ariko iyi ni siporo y'iyi pompe ndetse n'izi filtire muri kubona. Ariko hagati aho hakaba harimo n'akandi gace bita forward body. Akangaka hari ukuntu umushoferi kwa kunda aba yicaye iwe handa atwarira imodoka ye, akaba ari kubona hari urushinge rumanuka rumwereka ngo essence iri gushira, cyangwa se ari kuri station bari kuyishiramo ukabona ko urushinge ruri kuzamuka, bivuze ngo essence iri kugira ute, iri kujyamo. Akangaka niko kagenda kabirikodinga muri reservoir, sibyo? Bakakita forward body. Noneho rero ukirenga kuri iyi siporo nababwiye, hari ikintu ugomba guhita umenya. Nubwo naberetse kuri iyi filtire ngo ni filtire y'umwanda munini, hari agafiltire k'umwanda mutoya ko kaba kibereye muri systeme bisanzwe. Aha urakabona nakangaka agafiltire ka essence k'umwanda ariko mutoya, fuel filter, sibyo? Noneho tugikomeje aho ngaho mu bijyanye no gusakaza ya essence muri moteri, ihita igera ku cyo bita common relay, sibyo? Common relay ishinzwe kugira ngo isakaze cyangwa se igene essence iragenda ijya muri buri injector kugira ngo igere muri moteri. Noneho aya ngaya akaba ari ama injector,
fuel injectors. Iyo ama injector yo ashinzwe gucira cya gicanwa cyangwa se ya essence muki muri moteri, sibyo? Aya ma injector rero uburyo bwo kugira ngo akontorogwe cyangwa se acire ariko atakira byinshi, acire cyagiye cyo kugira ngo mu bihe bigize moteri, mu gihe cyo kugira ngo essence yinjire cyagiye iciye ikaruhuka, hari uburyo bwo kugira ngo essence yasagutse isubire muri moteri. Ahanini dusanga hari agace bita pressure regulator. Pressure regulator itestaye hano kuri common relay. Ubu ngubu iyi common relay yacu ntabwo yestayeho pressure regulator, ahubwo ikintu turaza kubona buriya dusubiye ahangaha muri ya siporo yacu yo muri reservoir cyangwa se muri tank, turasangamo akantu bita pressure regulator. Akangaka niko gashinzwe kubona ya essence nimba ifite pression nini cyangwa se nimba hari gutambuka essence nyinshi, akangaka kakaba ariko kayigarura muki muri reservoir. Ndetse dusanga kuri essence uburyo bwo gukereya retour cyangwa se bwo kugira ngo tubone essence igaruka muri reservoir buvukira kuri pressure regulator. Ahangaha nanahita mbasangiza ku kijyanye na installation yayo, kubera kuko buriya iyi pressure regulator iyi itari hano urenze gato kuri pompe tuzayisanga kuri common relay, sibyo? Hari imodoka muzasanga zifite common relay yesitayeho pressure regulator, mbese retour, mbese essence ikaza yamara kugeramo hano imwe ikajya mu manjegiteri ariko indi gasubira muri reservoir iciye hehe kuri common relay bibyawe na pressure regulator, sibyo? Aho ngaho tugihari rero nababwiye ko fuel supply system ari system ishinzwe imvange y'umwuka na essence kugira ngo byinjire muri moteri ku mpamvu zo kugira ngo moteri yacu iduhe iki imbaraga, sibyo? Niyo mpamvu tugiye no kurebera hamwe ese uwo mwuka wo ugera muri moteri gute, kubihe bice. Ahangaha turahita tugira igice gikomeye cyane, buriya nta kintu kigomba kujya muri moteri kitayunguruwe, sibyo? Namuzi ko moteri dusangira umwuka nawe uturutse mu kirere bisanzwe nkuko natwe tukura mu kirere, ariko ugomba kunyura muri air filter, sibyo? Cyangwa se filtre à air, sibyo? Ayer burana umwuka mu gifaransa, sibyo? Filtre à air ni akangaka filtre y'iki y'umwuka. Iyi ni siporo yayo cyangwa housing yayo y'iyi filtre. Ariko umwuka ukirenga muri filtre à air uraza ugahita winjira ku gice kindi cyitwa throttle body, sibyo? Musanzwe nk'igice kigize moteri, ariko ngubu hano turi kukiga nk'igice noneho cya fuel supply system, sibyo? Throttle body murayibona? Iyi throttle body ku modoka za essence, sibyo? Ku modoka za essence burya iyo shoferi ari gufata accelerateur ya accelera, sibyo? Aba ari kugenda afungura kara muri kurebamo imbere, akandi ko bita throttle valve, sibyo? Throttle valve. Noneho tukiraho kuri throttle body nanone kambabwira ikindi kintu. Iyi fuel supply system yo ya injection ariko kuri essence yubatse mu buryo ikorana n'iki n'amakuru, kubera kuko turaza kubona uburyo bwo gukeneramo na computer, sibyo? Kubera iyo computer ibonye amakuru nayo igena ibyo gukora cyangwa se igena ibyo gukoreshwa, sibyo? Kugira ngo bize kugenda byuzuzanya. Ahangaha ndaza kugusangiza icyo bita throttle valve position sensor. Wayibonye hano? Throttle valve position sensor. Bivuze ngo iyi sensor ni igenda ikamenya angle cyangwa se icyo bita uburyo throttle valve yafunguwemo, sibyo? Ubundi kababwire ijambo sensor. Ijambo sensor rivuze akanyamakuru, sibyo? Akanyamakuru. Ahangaha rero turasanga akanyamakuru kitwa throttle valve position sensor gafata ya makuru shoferi yagize ute ari gukoresha mu kwagiserera inguni cyangwa se imfuruka shoferi ari gufunguraho iyi throttle valve. Tukagira n'akandi gace cyangwa se kandi gasensor kitwa air mass sensor cyangwa se map sensor mu magambo ahinnye, sibyo? Mass flow sensor. Noneho aka gasensor gafata umwuka cyangwa se gafata ingano y'umwuka uri kwinjira muri moteri, ariko ngo by'umwihariko wo muri ralante cyangwa se cyagiye cya idle speed, kwa kundi watsa moteri ariko utari kugira ute tari kwagiserera, cyo bita ralante, sibyo? Noneho ubwo ngubwo aka gasensa ko gafata ingano y'umwuka cyangwa se umwuka uri kwinjira ariko mu gihe
cya raranti. Reka mbibwirire ayo makuru uti kiyamaze iki. Izi sensa ziyasangiza computer, sibyo? Noneho ya computer yacu ikagena, mbese izira sensa zigeza amakuru kuri computer. Ya computer yacu ikagena, muganga ndaza kuyibereka, sibyo? Ikagena uburyo cyangwa se ingano za injegiteri ziracira, sibyo? Bivuze ngo buriya iyo dufunguye cyane torotovavu, ya sensa yacu ya torotovavu position sensa ibiri kubona ingano twafunguriye, sibyo? Ku buryo yahita itegeka cyangwa se ku buryo itegeka ya injegiteri ngo namwe ni mucira byinshi bafunguriye umwuka, aho ni ukugira ngo ya mvange igira ute yuzure, sibyo? Kugira tugire right migisica, sibyo? Tumuzi ko dufitemo imvange ikize, imvange ikinye n'imvange ya nyayo. Izo mvange rero kugira ngo noneho twirinde ko habaho imvange ikenye n'imvange ikize, buriya dukoresha icyo bita aya masensa na computer kugira ngo bize kugira ute bize gukontorogwa. Biri kumvikana abasore banjye? Aho ngaho rero noneho tugihari, nababwiye ngo ndaza kubereka ibijyanye no gutestinga za pompe zacu, sibyo? Ariko kankoreshe kuri iyi. Nababwiye ngo aka pompe gakora kabonye iki? Umuriro w'amashanyarazi, sibyo? Hagira umwe ayegere hano tuyitestinge. Rando vayo hano. Rando naze hano. Tukaba turere tugiye kuyita tuyitestinga kugira ngo turebe niba ari nzima koko. Batiri yacu irahari, n'indobo irimo amazi twagereranyije nka essence nayo irahari kugira ngo tuze kureba niba iyi pompe ya essence koko ari nzima. Bigaragare ko rero iyi pompe yacu ari nzima yakora, sibyo? Nuko nguko ibona umuriro igahita isapurayinga cyangwa se iderivaringa ya essence yacu. Iki ni igice kishinzwe ibijyanye na muvoma cyangwa se kohereza essence kuri moteri. Ariko nanone aka gace mubona hano bita carbon canister, sibyo? Iyi carbon canister yacu ubundi essence uko imodoka igendera kubita mu bikuku yihengura yihengeka, sibyo? Ubusanzwe hagenda hazamo nk'umwuka, sibyo? Ariko uwo mwuka uri hejuru ya essence ugenda uvanwaho cyangwa se ukugwaho ni carbon canister. Aho dusanga carbon canister iwufata, sibyo? Kuri aya matiyo yaha ikawufata bikarangira iwujyanye muri intake manifold nawe ukajya gushya nk'iyindi. None ikindi kintu wamenya kunuza kubijyanye na fuel supply system, hari ya materime cyangwa se kondisiyo zigenda zibaho munuza muri fuel supply system. Aho dusanga nka kariya nababwiye bita ngo raranti cyangwa se idle speed. Igihe moteri iri kwaka cyangwa se iri gukora ariko nta gikorwa cyo kwagiserera kiri kugira ute kiri kubaho. Aho ngaho rero kubijyanye no kwagiserera noneho, ubwo kwagiserera cyangwa se ibijyanye na acceleration ni uburyo tujyane neza, uburyo bwo kongera ingano ya essence cyangwa se igicanwa cyangwa se akaribira yinjira muri moteri n'umwuka. Uburyo bwo kongera umwuka na essence byinjira muri moteri. Ubwo bivuze ngo igihe tutagisereye haba hari kugenda umwuka wo muri raranti, sibyo? Twakagiserera ni ukubyongera, sibyo? Ari nabwo wumva ijwi rigize ute rizamutse cyangwa se imbaraga zikiyongera cyangwa se umuvuduko ukiyongera. Hano rero harimo link cyangwa se aho dushira ya kabure yacu ya accelerateur, sibyo? Accelerator pedal. Bya bindi umushoferi akanda cyangwa se akandagira, sibyo? Kuri accelerateur nahangaha biba biri kubera, sibyo? Mwumva ijwi rihinduka, mwumva imbaraga ziyongera cyangwa se umuvuduko wiyongera,
iyi kabure ku modoka ya essence, sibyo? Kuko dusanga ku mamodoka y'amazutu hari ubwo twesitara accelerateri ku mapompe ya injecteur, sibyo? Ariko ku modoka ya essence yo ikoresha uburyo bwa injection, iyo twagiserera cyangwa se dukora igikorwa cyo kwagiserera, tuba dufungura ya troto valve yacu kugira ngo itume hagira umwuka mwinshi ugira ute winjira, sibyo? Noneho kwa ya angere twafunguye cyangwa se yangano y'ibyo twafunguriye, iyi sensor cyangwa se kakanyamakuru nababwiye kitwa throttle valve position sensor, kagomba guhita gahereza amakuru computer cyangwa se ECU. Ubu ngubu ni ubwonko bw'imodoka, sibyo? Ujya ubona ukoze ku gikara nka gutya, sibyo? Ugahita ukuraho. Rero no kuba utwo tunyamakuru turi kodinga ya makuru shoferi yakoze hano mu bijyanye no gufungura throttle valve akoresheje accelerateri, sibyo? Iyi sensor igomba guhita imenyesha amakuru iyi computer cyangwa se ubwonko bw'imodoka ko bafungura ingano nyinshi y'umwuka, igahita itegeka za injegiteri. Iyi socket mubona cyangwa se insinga zije ku injegiteri hajemo information, amakuru, ndetse hakazamo n'umuriro wo gutuma zigira ute zifungura, sibyo? Kugira ngo zicire, ariko zigacira ibintu biri calculated cyangwa se bizwi bihuye n'umwuka, sibyo? Aho ngaho ni ukugira ngo twirinde ya mvange yitwa imvange ikize cyangwa se imvange igize ute ikenye, sibyo basore banjye? None ubwo ngubwo fuel supply system kuntu ikoze ni uburyo bwo kugira ngo ya mvange y'umwuka na essence inzira yose binyuzwamo bikinjira muri moteri, yaba uwo mwuka inzira binyuramo bikujya byinjiye muri moteri, yaba essence kujya inzira binyuramo kujya byinjiye muri moteri, aho hose byanyuze bigahita byubaka system imwe yitwa system ya alimentation cyangwa se fuel supply system. Mwakoze cyane rero kwitabira isomo rimeze neza rifitanye isano no kumenya ese moteri ikura hehe imbaraga muri ubwo buryo bwo kugira ngo ihindure imbaraga z'ibicanwa mu mbaraga z'ubushyuhe, za mbaraga z'ubushyuhe zihinduke iz'umuvuduko. Thank you for attendance. Mwakoze cyane. Gana action niba ushaka kwiga indimi, Gana action ushaka kuba umusirimu, Gana action.